utwenda tunaga ku mutwe maze agejuru no mu bicu agatwaka banza kwitaka niyo mbuna zayisazana. Wakumvise? Nakumvishe. Komeza. Mbidondobekanye uko nge mbishoboye. Ubyogosha ko byo mbisokoza uko byogoshe. Inyarwanda kiraho. Ubisokoza ko byogoshe. Mbisokoza uko byogoshe. Ariko urabatwitse. Ariko reka tuganire. Urumva ku kibazo umugabo oya gitega amatwi ngira ngo kwanza wowe urananyumva neza cyane. Ndakumva 5 kuri 5. Urabona umugabo yagiye mu kabari arangije agura icupa mwongeye kwirwa inshuti za Raza Media TV, mwebwe mudukurikiranye inshuti zacu, twongeye kubaha ikaze kuri Raza Media TV. Twaba twakiriye umuhanzi bita Papa Bakame, akaba agiye kuducurangira umuziki mwiza cyane natwe tutazi ubwoko bwariho. Ubu ngubu rero tubafitiye ikintu bita show. Mugumye mudukurikirane, mugumye mutega amaso Raza Media TV, twumve Papa Bakame umuziki agiye kutunagamo. Ikaze kuri Raza Media TV. Barakoze kumpa ikaze. Sindi umuhanzi nk'uko babibabwiye, ngewe nitwa Lazaro, cyangwa se nushaka unyite Papa Bakame, cyangwa unyite Raza Media, cyangwa unyite Raza Teke, ayo yose n'ayanjye. Reka tubane rero n'ubundi twebwe turatarama bugacya, watwishinga tukamukerereza ibyo ntibitureba. Ibyo ntabwo twe biba bitureba. N'umukerereza uramwita iki? Ndabashimiye cyane yuko mwamukurikiranye nyine Raza Media TV. Dushobora no kubataramira rimwe na rimwe, ikindi gihe tukababwira amakuru, ikindi gihe tukabagezaho nyine ibintu biba bigiye bitandukanye. Ariko no munsi yo nta kintu na kimwe mbafitiye. Ariko reka twumve niba gitari bigikunda cyangwa se niba byarananze mwihangane. Twebwe tubikora uko tubizi, ntiturabahanga mw'ibi bintu, mujye mutwihanganira. Gusa tubashimiye kuba mukanda subscribe, mukongera mukagaruka mukareba video zacu twakoze bushyashya. Imana ijye baduhera umugisha, nk'uko n'ubundi dukomeza tubifuriza kugira ibyiza byose mwifuza. N'ubundi mbifurije gutunga ibyo mushaka, mukagabirwa cyangwa se mugahabwa ibyo mwifuza n'Imana. Ikaze n'ubundi kuri Raza Media TV. Weko. Amenyo ni museke naho njye narumiwe, umusinzi yagasomyeho agere muhira na nkuru, ageze ku muhanda ugiwe nuko nyine yaratangara ati kera ntimenye ubwenge naruzirwa jyaga runanira utwe
utwenda tunaga ku mutwe maze ajya ejuru no mu bicu agatwaka banza kwitaka niyo mvuna zayisazana. Wakumvise? Nakumvishe, komeza. Umugore yagasomyeho agera imuhira na nkuru asangayo umugabo wariyo yihutira kumuhobera atese wa mugabo wehe ahari amaso ntiyabaya hari n'ahandi nakubonye shakura ruza tahejo umugabo wanjye nahari. Dujamo ku kibazo cy'uwo mugore ndifashe ntacyo mbivuzeho aho njyewe baye uwo mugabo inzoga ya mbere indahiro. Umbasha kuri Raza Media biba bishyushye nyine. Njye mpora mbabwira ngo njye sindi umuhanga muri ibi bintu, mujye mubyihanganira uko mba nabishoboye nuko mbidondobekanya uko njye mbishoboye. ubyogosha ko byo mbisokoza uko byogoshe. Ikinyarwanda kiraho ubisokoza ko byogoshe. Mbisokoza uko byogoshe ariko urabatwitse. Ariko reka tuganire. Urumva ku kibazo umugabo oya gitega amatwi ngira ngo kwanza wowe urananyumva neza cyane. Ndakumva 5/5. Urabona umugabo yagiye mu kabari arangije agura icupa, amaze kugura icupa risomaho, amaze kurisomaho isaha yo gutahira agera arataha ageze ku muharuro ugiwe arangije niba yarabonye umuvu, niba yarabonye nk'ahantu amazi ajya anyura y'imvura yaguye, arangije agira ngo nuru, we yabonye umuhanda agira ngo ageze ku ruzi, ageze ku kivu, agira ngo ageze ku kivu. Noneho we yashakaga gusimbuka nyine ngo we aho kugira ngo akandagiremwo atarohama, we yashatse gusimbuka kugira ngo ahite nyine yinaga hakurya ku nkombe yo hakurya. Mbese yashatse kwambuka ikivu agitarutse. Agitarutse ntabwo ari ikivu, ni umuhanda. Yabonyemwo uruzi kuko urumva yari yanyweye akayoga nyine. Urumva iby'akayoga byo buriya nanone bigira yabyo. Sinzi niba urigeze kunywa ku nzoga. Reka ziragatsindwa sinzi. Imana igufashe no kutazazinywa. Ariko sinzi nyine bibaye ngombwa se kuzinywa wanywa nk'amacupa angahe? Bibaye ngombwa ko nzinywa, ahubwo ntibizigere biba na ngombwa ko ntibizigere biba ngombwa. Ariko se biramutse bibaye ngombwa uza amacupa wamara? Twikomereze. Noneho amaze kubona wa muhanda ugiwe, we yahise asoma ko ari uruzi agiye kurusimbuka ahita agera ku nkombe. Hanyuma yarabanje, ahubwo umva ikintu cyabaye, we yabanje akuramo imyenda yari yambaye. Amaze gukuramo imyenda yari yambaye ayinaga ku mutwe nyine, ayizirikira ku mutwe kugira ngo asimbuke. Hanyuma naramuka aguyemo cyangwa akandagiye imyenda nize gutoha nyine yongera yambara ageze ku nkombe yo hakurya. Ariko n'ubundi yari ageze ku marembo agiwe. Uzi ikintu cyakurikiyeho? Yarasimbutse agatwe akanaga kwitaka. Amaze kukabanza kwitaka, imvune yakuye bavuga ko ngo na n'ubu ngubu narayikira. Noneho icyongeyeho ntizanakira, zayisazana. Ubwo se niye nama babwira abantu banywa inzoga? Oya, nta nama ngiye nabagira, ahubwo umva icyakurikiyeho. Twagiye
umugore nawe wari uri mu kandi kabari ko hirya nawe baramusengerera, niba yari yiguriye cyangwa bari kumusengerera ntabwo mbizi ukuntu byakurikiye, ariko we ukuntu byarangiye, we yaratashye agera mu rugo, agezeyo asangayo umugabo we ahari, nyine we yari ahari. Ariko urumva mu kabari buriya habera ibintu byinshi cyane, akabari ko gashobora kuba gafitemo ibintu byinshi, habera ibintu byinshi cyane. Ntago mu kabari wakicara uri umugore ngo uri gusangira n'abagabo badafite n'ibindi bari kukubaza, niba nta n'ibyo bari kukubaza, ariko uko byagenda kose usanga abagabo nyine aribo bari gusengera. Abagabo bakunda gusengera, agacupa kamwe ntakishe umugabo, ntakishe umugabo. Ariko uko byagenda kose ukurikiranye story ukuntu nyine iyo story ngiye nayumvise, uriya mugore muri kariya kabari yari avuyemo, hari umugabo bari bahuriyeyo, bamaze guhurirayo bagira uko baganira, ageze mu rugo asanga umugabo we ariyo, ariko mu kumusangayo nawe ntiyamenye ko ari umugabo we, yagize ngo ni wa mugabo bahuriye ku kabari. Oya sinzi impamvu budaseka, iyi story irasekeje, urumva irasekeje kuko ibibabaje njye ntabwo biba bindeba, ubundi njye n'ibintu bibabaje ubundi ntabwo mba nshaka no kubyumva, kandi niyo umbwiye ibintu bibabaje burya njye numva ibintu bibabaje nyine nkumva birababaje nkuko wowe uri kumva bibabaje, ariko njyewe ntabwo uba uri kubimbwira ngo mbabare. Oya njyeze mbabaje ibyo bintu gute, kandi birababaje ariko njye ntibimbabaza. Wowe wumva bibabaje ariko ntabwo bikubabaje. Dukomeje na story rero ntaribagirwa, noneho asanze wa mugabo we yihutira kugira gute kumuhobera, noneho mu kumuhobera we yaragiye ahita amusingira, nyine aramuhobera ati yo atariko nyamara wa mugabo we nubwo ndi kubona duhuye ari ubwa mbere, ariko ndabona atari n'ubwa mbere, ahari amaso saya hari n'ahandi nakubonye, atariko umva reka nkubwire ati wowe n'ubundi wikiri gutaha, nushaka urara uzataha ejo, n'ubundi umugabo wanjye ntahari, kandi ni umugabo kandi ni umugabo we yabibwiraga. Numbaza uko byagenze numbaza uko byagenze, umugabo we nyine amaze kugira gute kumva nyine uko byagenze, amaze no kumva iby'umugore we yaragize gute, yari amaze kumubwira. Ni ukubanaho ku kibazo cy'uriya mugabo w'ukuntu story nyine ikomeza, ubundi inzoga yambera indahiro, ariko kuri uriya mugore we ntacyo nabivugaho, ndifashe iby'urubanza rwe rwaciriwe ku mugabo we. None se naguciye mu ijambo, umugabo we yamenye ko ari umugore we ngo bari kumwe, yari yamenye ko ari umugore we. Umugabo yari ari mu rugo, yari yiriwe mu rugo, umugore niwe wari wagiye ku kabari gusinda wenyine. Ariko bahuriye ebyiri zitandukanye zibarwa n'umuntu umwe mu gihe kimwe. Story ni ebyiri, hari story y'umugabo na story y'umugore, buri story irigenga. Iyo asoje nyine asoza tubwira ngo ku kibazo nyine cy'uwo mugore ndifashe ntacyo nabivugaho, aho yabwiraga nyine abo bari bafatanyije kunywa inzoga, kuko njye ntitwari dufatanyije, ariko nubwo tutari dufatanyije yadusigiye inganzo. Buriya iyo numvise iriya ndirimbo nshobora kuyicuranga, buriya njye no mu rusengero nayihacurangira, kubera ko iriya ndirimbo irimo ubutumwa. Niba pasiteri mu rusengero atanga ubuhamya bw'ukuntu yavuye mu kabari, iyi ndirimbo nawe yakayihacuranze akumvisha n'ubundi abakirisitu amabi y'inzoga n'ibyo yakoreye abantu. Ariko wenda si ngombwa kuko hari izindi ndirimbo nazo bacuranze baranabizigenera ko ari izihimbaza Imana, ariko njye n'iyi ndirimbo nkurikije ukuntu iba imeze ntabwo ari indirimbo nyine watinya n'ubundi gucuranga, kuko ni story ibaho ku bantu bose, ni story yabayeho n'uriya pasiteri utanga ubuhamya avuga ukuntu Imana yamurokoye. Buriya nawe ashobora kuba yarigeze nyine n'ubundi kumera nk'uyu mugabo, binavuze ko nawe agiye gutanga ubuhamya n'ubundi ntago yasoza ubuhamya, kuko ubuhamya bw'abapasiteri bakijijwe bavuye mu byaha buraryoha. Ni benshi cyane kuko abapasiteri benshi baba barakijijwe baranyweye ku bintu bitandukanye.
bitandukanye, hari abavuye mu rumogi, hari abavuye mu bintu bitandukanye, abo bose nyine nabo baraza nyine bagatanga story mu buhamya bwabo hariya mu rusengero, n'ubundi nabo usanga ari story nk'iyi ngiyi. Hari n'abagore njya mbona nabo babaye abigisha batanga ubuhamya bw'ukuntu bari indaya, bari ingare, bari ibintu byose, nubwo akenshi uba usanga nyine abantu bakurikira iby'ubutumwa bwiza bamwe na bamwe babinenga bakavuga bati ntabwo ari ngombwa kutubwira ukuntu wari indaya cyangwa wari iki, kuko n'ubundi ubwo ushobora no kubisubiramo ducunze nabi, ariko burya tujye dushimira abantu bakijijwe. Nuko nguko ibintu biba byifashe. Lazaro, naguciye mu ijambo, duha akanyuma k'akaririmbo. Waretse akanyuma tugasubikira ko n'ubundi n'ejo tuzaba turi kumwe. Raza Media TV nakaga. Sezera banyurizamo akantu. Bye bye ngona gugu gugu, bye bye ngona gugu gugu, bye bye ngona gugu gugu, bye bye ngona gugu gugu. Ubwo nuko nyine noze bye bye ngona gugu gugu, bye bye ngona gugu gugu. Tuzasubire mu biganiro byacu bitaha kuri Raza Media TV n'ubundi tubataramira. Murakoze bakunzi ba Raza Media TV, support yanyu buri gihe duhora tuyikenera, mugumye mudushyigikire, abakandi subscribe 5 kuri 5 tuzaduhorana, kandi murakoze. Ciao ciao.